wakomeza noneho usobanura niba mu by'ukuri itorero nyakuri umuntu w'umwizera mushya akwiye kubanza kwigishwa igice mbere yuko abatizwa mu mazi menshi. Igiti kigororwa kikiri gito, umwana apfira mw'iteru. Nayo mpamvu Bibiliya mu migani avuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda apfa atarayivamo. Inyigisho z'igice ni ukubwira abantu ubutumwa butuzuye. Izo nyigisho z'igice ushobora gusanga ari izihe? Ikibazo cya mbere, birakwiriye ko idini cyangwa itorero rikorera kuri budget. Ikibazo cya kabiri, ese gusezerera uwapfuye mu rusengero biremewe? Ikibazo cya gatatu, birakwiye ko abizera bashya bigishwa igice mbere yo kubatizwa? Ikibazo cya kane, ni ngombwa ko uyobora itorero agomba kuba afite impamyabumenyi ya siyanse, ubumenyi bw'isi? Gatanu, umuyobozi w'itorero ni ngombwa ko agira escort zigenda zimurinze zimucungiye umutekano? Gatandatu, birakwiye ko itorero rigira ibyibo by'amaturo hakaburamo icyo gufasha abakene? Karindwi, ni ngombwa ko uwakoze icyaha wese yihanira mu ruhame cyangwa ku karubanda? Umunani, ni ibihe byago itorero ryagira ryari ririmo kwitegura ameza y'umwami cyangwa ifunguro ryera nk'uko bamwe babyita, ibyo byago bigatuma risubikwa ribe rikibaye? Icyenda, birakwiye ko umukobwa aguma iwabo kandi atarabuza abamurambagiza kuko bamusaba ko babana badakoze ubukwe mu rusengero? Icumi, birakwiye ko umukobwa yanga umusore kuko badahuje idini cyangwa umusore akanga umukobwa kuko badahuje idini bakabipfa? Idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangirira mu ijuru. Se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Kane, idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Idini rirwanya ukuri, itorero naryo rikarwanya ikinyoma. Idini rivuga ko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa, itorero naryo riti ukuri kose gukwiriye kuvugwa. Idini rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi, itorero naryo rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi. Idini rirwanirira ikinyoma cyaryo, itorero rikarwanira ukuri kwaryo. Idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, itorero ni igiti cy'ubugingo. Idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri, itorero naryo rikemera kurenganywa n'idini rizira ukuri. Idini rikoresha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza, itorero rikoresha ubwenge bw'ijuru. Idini rivanga ukuri n'ikinyoma, itorero rivuga ukuri gusa. Idini rigira ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. Idini ni inzira ngari, itorero ni inzira ifunganye. Idini ni urupfu, itorero ni ubugingo. Idini ni inzira ngari ijyana abantu kurimbuka, itorero ni inzira ifunganye ijyana abantu mu ijuru. Ni Imana biguhishuriye ibyo bintu? Yes, ni Imana bimishuriye. Ndabyibuka ijwi ryarabamagaye. Politike tugenderaho mu gihugu cy'u Rwanda kubirebana n'abana, ubwo kurwanya indwara zifata abana bato harimo na bwaki. Indyo yuzuye rero igizwe n'ibintu bitatu: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ibi bintu bitatu no mu mwuka birahari. Indyo yuzuye mu mwuka, ibirinda indwara. Indwara bavuze aha ngaha mu buryo bw'umwuka ni ibyaha. Umukristo ufite ibyaha abarwaye, uburwayi bukomeye ko birangiza apfuye mu buryo bw'umwuka. Umukristo agomba kugaburirwa ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rituma adakora ibyaha, kugira ngo ubuzima bwe burangwe no gukiranuka no kubaha Imana. Hari ubutumwa bwiza bwagenewe itorero ku buryo uwari we wese yumva ari iki. Ukigisha prosperity gospel, ubutumwa bushingiye ku by'isi. Ntabwo abantu bose baje kwigishwa iby'isi, hari abantu bakeneye gukura mu gakiza, basobanura icyaha bacyumva. None iyo wigishije ibyo by'ubugingo byuzuye, waje ashaka iby'isi we urumva ataha yishimye? Abadukurikiye babyumva. Navuze ni indyo yuzuye. Ushaka iby'isi ni nk'ubwoko bumwe muri yandyo. Ubwoko bumwe bwo muri yandyo ni ukwigisha abantu iby'isi, ariko indyo yuzuye ni ukubabwira ubutumwa bwiza bw'Imana bukuye mu biriya bintu byose mvuze. Inyigisho rero abana bakwiye guhabwa mu gihe cyabo mbere ko babatizwa ni inyigisho zuzuye zitari igice. Inyigisho zuzuye rero, iyo wigishijwe inyigisho z'igice ugira ubukristo bw'igice, uhanura by'igice. Iyo uhawe Imana yo guhanura, wigisha igice, nawe uyobora igice. Babyumvise? Uvuga ubutumwa bw'igice, utekereza ibintu by'umwuka by'Imana ukabitekereza igice, ukerekwa igice, ugahishurirwa igice, uba pasiteri w'igice, ukaba bishop w'igice, ukaba apostle w'igice. Mbega uhora uri umunyagice imisi yose. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi ba AYALONI TV, tubana umunsi ku munsi. Turabibona ntimugire ngo ntitubibona. Iyo mutwandikira muri comment turabibona,
hari n'abaca mu gikari bakatuvugisha ku nimero dufite, nabo turabibona. Ibyo byose rero bitugaragariza urukundo mudukunda, ariko cyane cyane mukunze Imana yacu, mukunze Kristo twizeye, kuko ahanini turimo niwe utuma tuvuga ibi. Niyo mudukunda niwe muba mukunze, kuko ataturimo hari n'igihe mutanadukunda. Turabishimiye rero n'ubundi, kandi tunabahaye ikaze, tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza amahoro, tubifuriza umugisha. Mutunganirwe, mugire ubuzima bwiza, mugire imibereho ariko irangwa n'agakiza, irangwa no kubaha Imana, irangwa no kugira ibyiringiro byo kuzaboneka mu bwami bwo mw'Ijuru. Nge ndi Misagwa Ruferedi, ndi umwigisha, nkamubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mbahaye ikaze, reka n'ubundi twakire pasitoro abasuhuze rwose muri uyu mwanya mwiza, noneho tubone kuza gukomeza tubagezaho ibyo umwami Imana duhaye muri uyu munsi. Murakoze cyane. Reka dusuhuze abadukurikiye bose bari hirya no hino mu bihugu byacu bya Afurika, cyane abanyarwanda n'abarundi, ko aribo bantu dusa nkaho twumvikana cyane ku rurimi, ndetse n'abandi bavuga izindi ndimi ariko zishamikiye ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Mwese harimo nk'abanyamurenge ndetse n'abafumbira, ndibwira hari amoko menshi akoresha izindi ndimi ariko zishamikiye ku zacu z'ikinyarwanda. Turabasuhuje rero mwese abari mu bihugu bya Afurika, turasuhuza abari ku mugabane w'Uburayi, turasuhuza abari ku mugabane wa Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Inshuti zacu mwese mubana natwe zakadasohoka, Imana ibaha umugisha. Nkuko bisanzwe nyine amazina ni Jalik ikingeneye. Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane, mwadusengera Imana tukinjira mu kiganiro. Turagushimiye mwami Imana, muremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, byiringiro bizima, mbaraga zabera amahoro yacu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye nanone kugira ngo twongere kuvuga ijambo ryawe. Reka tukubere mikoro kugira ngo wowe ubwire abari mu isi yose icyo ushaka kubabwira. Mitima yacu yagukiye kumva neza icyo tubwira ndetse n'icyo tunyuzamo kugira ngo tukigeze ku bari mu isi. Dusengeye abantu batangiranye natwe bakurikira kino kiganiro kugira ngo umanure ubwenge muri bo kugira ngo basobanukirwe imvugo yawe mu ijambo ryawe, kandi twirukanye umwuka wose upinga urwanya ijambo ryawe udashaka kumva neza icyo ubwira abari mu isi. Ngaho rero tugire neza, kandi tuguha imitima yacu ngo uyobore abantu bose bazumva ikiganiro, nabo uzabafashe. Habwe kuzo n'icyubahiro, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Turakomeje n'inyigisho, ni inyigisho turiho, ni inyigisho tumazeho iminsi. Umuntu ugiye kubona iki kiganiro, ubonye iki kiganiro akaba ari cyo cyonyine abonye, birashoboka ko aza kwibaza bizije akavuga uti se ko numva ari ikiganiro gikomeje, ibindi biri hehe? Ibindi biri kuri AYALONI TV, wajyaho ukareba ibiganiro byabanje birimo ubusobanuro bw'ibyo twabanje gusobanura. Iki ni ikiganiro cya gatanu, turi kuvuga ku bibazo 10 biteye urujijo mu madini ndetse n'amatorero. Ibi bibazo 10 rero ni ibi bikurikira. Hari ibyo tumaze gusubiza turabibabwira, tubabwire n'ibyo tugiye gukomeza dusubiza. Reka twongere tubibasomere kugira ngo mwumve ko ari byo tukiriho, mutagira ngo twahinduye intego. Ikibazo cya mbere, birakwiriye ko idini cyangwa itorero rikora bije cyangwa rikorera kuri bije? Ikibazo cya kabiri, ese gusezerera uwapfuye mu rusengero biremewe? Ikibazo cya gatatu, birakwiye ko abizera bashya bigishwa igice mbere yo kubatizwa? Ikibazo cya kane, ni ngombwa ko uyobora itorero agomba kuba afite impamyabumenyi ya siyanse, ubumenyi bw'isi? Gatanu, umuyobozi w'itorero ni ngombwa ko agira escort zigenda zimurinze, zimucungiye umutekano? Gatandatu, birakwiye ko itorero rigira ibyibo by'amaturo hakaburamo icyo gufasha abakene? Karindwi, ni ngombwa ko uwakoze icyaha wese yihanira mu ruhame cyangwa ku karubanda? Umunani, ni ibihe byago itorero ryagira ryari ririmo kwitegura ameza y'umwami cyangwa ifunguro ryera nk'uko bamwe babyita, ibyo byago bigatuma risubikwa ribe rikibaye? Icyenda, birakwiye ko umukobwa aguma iwabo kandi atarabuza abamurambagiza kuko bamusaba ko babana badakoze ubukwe mu rusengero? Icumi, birakwiye ko umukobwa yanga umusore kuko badahuje idini cyangwa umusore akanga umukobwa kuko badahuje idini bakabipfa? Nibyo bibazo 10 dufite muri iyi nyigisho.
yacu, kandi turizera neza ko iyi nyigisho tuzayisoza ibi bibazo 10 byose tuyiboneye ibisubizo. Pastor, hari ibibazo bibiri byabanje mwari mwabitangiye ibisubizo. Hari ikibazo kivuga birakwiye ko idini rikorera kuri budget, icyo mwaragisubije. Ubwo bantu bareba ikiganiro mu biganiro byabanje kifite title ivuga ku byerekeranye na budget mu madini. Noneho ikibazo cya kabiri, ese gusezerera uwapfuye mu rusengero biremewe? Icyo nacyo twaragisubije, tunagitanze, gifite title ivuga ngo ngiye impamvu kujyana umurambo mu rusengero bitemewe. Yego, tukerekana ko hari aho bihuriye no guterekera cyangwa se kwinjiza indi myuka mu bantu. Ubwo rero ugishaka ni titire, ngiye impamvu kujyana umurambo mu rusengero bitemewe. Yego, twifashishije ijambo urusengero kubera ko ari ry'abantu bamenyereye bumva vuba, ariko twarabisobanuye ko ziriya nzu atari urusengero, kuko urusengero ari umuntu cyangwa se ni wowe nanjye. Niyo mpamvu ari twifashe kugira ngo byumvikane abantu babashe kubyumva neza. Yes. Reka rero dukomeze n'ikibazo cya gatatu. Abakunzi bacu baranyotewe, bari no kubitwishyuza cyane bavuga bati ibyo bisubizo turabishaka. Tugeze ku kibazo cyiza cya gatatu kigira kitese koko ni ngombwa ko umuntu uje kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wakamwakira abanza gushyirwa ku gice, akigishwa inyigisho z'igice mbere yuko azabatizwa mu mazi menshi? Icyo ni ikibazo twibaza, cyangwa abakunzi bacu bibaza, bakeneye kumenya igisubizo. Ibi bibazo urabisomye, numva nibwo nongeye kubyumva nanone bwa kabiri, kubera ko ibi bibazo bisesanga nta hantu bihuriye n'itorero. Kuko twagaragaje ikirebana na budget ku madini agira ingengo y'imari, tubona ko itorero ryo ritabigira, ahubwo bigirwa n'idini. Tujya ku ngingo ya kabiri irebana no gusezerera umurambo muri ziriya nzu twise insengero. Tubona ko bidakunda ku itorero, ariko mu madini yo bagomba kubikora kugira ngo bakomeze kwikurira abayoboke. Noneho urabisomye byose bitasanga bya bintu, kuko byose birareba idini. Ariko itorero rya Kristo ntabwo rwose ryabikora, kuko hari umwuka urimo kandi ufite ubujyanama ariha. So rero bituma nibuka ibintu 17 Imana yatubwiye, tuzatwereka abantu bigaragaza idini n'itorero, kuko Imana yatubwiye ko igihe cyose tugiye gukora ikiganiro, ahubwo Imana tubabarire ko dukoze ibiganiro bingahe ntabivuga, ko tuzatubivuga. Ingira ngo 17 twatangiye kubivuga dusobanura buri kimwe, ariko mu kubivuga gutya buri muntu wese usanzwe asoma ijambo ry'Imana ugira ubusesenguzi ashobora guhita wabyumva cyane. So rero ni ukuvuga ngo ni ibintu bigaragaza idini cyangwa se ishusho y'idini mu isi n'ishusho y'itorero rya Kristo riri hano mu isi. Icyambere ni ukuvuga ngo idini ryatangiriye mu ijuru, itorero naryo ritangirira mu ijuru. Kabiri, se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Gatatu, idini ni inzu ya Satani, itorero ni inzu y'Imana. Kane, idini ribitse ikinyoma, itorero ribitse ukuri. Gatanu, idini rivuga ikinyoma, itorero rikavuga ukuri. Gatandatu, idini rirwanya ukuri, itorero naryo rikarwanya ikinyoma. Karindwi, idini rivuga ko ukuri kose kudakwiriye kuvugwa, itorero naryo riti ukuri kose gukwiriye kuvugwa. Munani, idini rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi, itorero naryo rifite abantu barigize kandi barihagarariye hano mu isi. Icyenda, idini rirwanirira ikinyoma cyaryo, itorero rikarwanira ukuri kwaryo. Icumi, idini ni igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, itorero ni igiti cy'ubugingo. 11, idini rirwanya abantu bose bavuga ukuri, itorero naryo rikemera kurenganywa n'idini rizira ukuri. 12, idini rikoresha ubwenge bw'isi mu kwamamaza ubutumwa bwiza, itorero rikoresha ubwenge bw'ijuru. 13, idini rivanga ukuri n'ikinyoma, itorero rivuga ukuri gusa. 14, idini rigira ubwibone no kwishyira hejuru, itorero ryicisha bugufi. 15, idini ni inzira ngari, itorero ni inzira ifunganye.
16 idini ni urupfu, itorero ni ubugingo. 17 idini ni inzira ngari ijyana abantu kurimbuka, itorero ni inzira ifunganye ijyana abantu mw'Ijuru. harya ubwo ni Imana biguhishuriye? Yes. Abadukurikiye nta hantu ari kubisoma, ni ibintu ari kuvuga yahishuriwe. Narindi kureba ngo ndebe ko hari ahantu yaba ari kubisoma, mvuga nti si ibintu 17 arabivuga, nta hantu yaba yabyanditse ari kubisoma. Nsanze nta hantu yabisomaga, birashoboka koko yaba yarabihishuriwe. Ni Imana biguhishuriye ibyo bintu? Yes, ni Imana bimishuriye, ndabyibuka ijwi ryarabamagaye. Ni Imana biguhishuriye ibyo bintu? Yes, ni Imana bimishuriye, ndabyibuka ijwi ryarabamagaye, aciyemo nk'amezi 2. Ijwi ryamamagara rambwa ngo ngiye kugusobanurira ibintu 17 bigaragaza ishusho y'idini, n'ibintu 17 bigaragaza ishusho y'itorero. Icyambere nicyo ngarukaho gatoya, idini ryatangiriye mw'Ijuru gute? Ujya mu bintu byinshi kandi zisi. Oya ntacyo vuga kuri ako ngako tubone gukomeza n'ibibazo. Idini ryatangiriye mw'Ijuru ute? Mbere byose gusobanukirwa idini, twabonye ko idini ari Satani. Satani yavuye mw'Ijuru. Noneho rero kubanza gusobanukirwa izina idini. Idini bisobanura iki? Ako si idini byo kumbise nikiriza idini ni Satani, risobanura Satani. Bisobanura iki idini ni Satani? Niki ngiye gutanga. No kuvuga ngo ijambo idini ntabwo ari ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibi twagiye tubisobanurira abantu. Idini ni ururimi rw'Ikigiriki. Idini ariko twebwe tubifata nk'Ikinyarwanda, nyine byashyizwe mu Kinyarwanda. Iyo tuvuze idini twumva ko ari ururimi rw'Ikinyarwanda. Idini ni ururimi rw'Ikigiriki. Hanyuma mu gisobanuro cy'Ikinyarwanda idini bigasobanura inzira. Iyo nzira nayo ukajya kuyidefinisa. Ugiye kuyidefinisa, ubusobanuro bwayo no kuvuga ngo ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu bishyiriyeho barangiza bakayiremamo inzira yo gushaka Imana. None se Yesu ko yavuze inzira ngari akavuga n'inzira ifunganye, ubwo inzira ngari ni idini? Yes, inzira ngari ni idini. Yesu we ni inzira ifunganye. Aho bihurira? Noneho rero no kuvuga ngo narivuze ngo idini ni uruhurirane rw'amabwiriza abantu bose bishyiraho barangiza bakayiremamo inzira yo gushaka iki? Imana. Kandi ntabwo twe dushaka Imana, ahubwo Imana niyo dushaka. Ntabwo ari twe twakijijwe kubw'ubushake bwacu. Tidushaka Imana? Twe ntidushaka Imana, ahubwo Imana niyo dushaka. Mu yandi magambo, ntabwo ari twe twabwiye Yesu ngo aze kudupfira, ahubwo kubw'ubushake bw'Imana niyo yohereje Yesu kugira ngo aze kudupfira. Hanyuma icyo dukora, itorero rya Kristo ryo rica bugufi rikemera kwakira icyo Yesu arishakaho. Naho si idini? Idini ryo rishaka Imana, kandi ntabwo ushobora gushaka Imana ngo uzayibone. Kandi Imana ivuga mu nshakano umwete muzambona. Kandi Imana ibiri kutubwira tuyishaka, n'undi ashaka no kubuza abantu gushaka Imana. Gushaka Imana umwete, mbwira ahantu ushobora gushakira Imana. Wayishakira he? Mu masengesho, mu kwitanga, gukora imirimo yayo. Rero se amasengesho ni ukujya mu misozi kujya kuyihiga. Amasengesho wakwicara iwawe ugaca bugufi. Nta nubwo ushyigikiye abajya mu misozi gusenga. Twavuze ngo itorero rya Kristo rica bugufi mu mutima, Yesu akaza akajyamo. Nkuko ejo muri twabibonye ko yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye, isi niyo ntebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki cyangwa nzaruhukira ahantu ki? Mbese intoki zanjye sizo zaremye ibyo byose? Ngari ko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ni ukuvuga ngo itorero rica bugufi, Imana ikarigeraho. Ariko idini ryo kububwibone ryumva ko hari ibintu ryakora runaka n'ibikorwa runaka kugira ngo Imana iryemere. Uko niko gushaka Imana. Kura abantu muri konviziyo uburyo abantu batagomba gushaka, uburyo abantu batagomba gushaka Imana. Kandi tubwirwa gushaka Imana mushakana umwe. Nakubwiye ko gushaka Imana so kujya kuyiga ahantu. Itorero rica bugufi rigasenga, Imana ikaryiyereka. Idini ngubwiye ko ari ibikorwa abantu bakora no kujya mu misozi no kwivuna. Tujya tureba nk'idini ya Kiliziya Gatolika, bikorera imisaraba bagafata ingendo ndende zo kugira ngo bajye gushaka Imana. Abantu bagaturuka mu Rwanda bakajya Uganda n'amaguru ngo bari kwibabaza ngo kugira ngo Imana ibemere. Abantu bagaturuka mu Rwanda muri Kigali bakajya Kibeho n'amaguru, kandi bakurayo n'amazi akabakiza. Wumva se urakoze cyane kuri mbo kugaragaza koko uburyo bashaka Imana. Bakura y'amazi akabakiza. Rero mu gisobanuro cyumvikana, wenda twe kubitindamo ko cyane sicyo twari tuvuze twashaka kuvuga, nuko twashaka kwerekana ko mu Kigiriki idini ni ururimi rw'Ikigiriki, mu Kinyarwanda bisobanura inzira. Iyi nzira nayo turayisobanuye ko
ari uruhurirane rw'amabwiriza abantu bose bishyiriraho barangiza bakaremamo inzira yo gushaka Imana. Amabwiriza nyine kuvuga ngo nukora iki Imana irakwiyereka, nukora ibi biragenda gutya, nuzaza wambara gutya nibwo Imana izakwemera, nutanga ibi Imana izakwemera, niwambara ipantaro nuwambara ikabutura Imana izakwemera, nuzaza wambara ijipo ndende cyangwa ikanzu y'umweru nibwo Imana izakwemera, nushyiraho ingofero nibwo Imana izakwemera, nuyogoshesha. urumvira ariyo ni inzira yo gushaka Imana bari kwishyiriraho. Mwitorero ho rya Kristo ibyo ntibihaba by'amahame, ryo rica bugufi rigashaka Imana mu mutima. Mana ngwino nyishurire, ndagukeneye nyishura, ndashaka kumenya. So rero itorero mu rurimi rw'ikigiriki ryitwa ecclesia. Itorero ni Ikinyarwanda, ntabwo ari Ikigiriki. Ikinyarwanda, Ikigiriki ryitwa ecclesia. Iri jambo naryo ecclesia rifite igisobanuro cyari. Ni ukuvuga ngo ecclesia bisobanura abantu bahamagawe bagakurwa mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, barangiza bakishyira hamwe bakagira icyerekezo kimwe, umuhamagaro umwe, intego imwe, ikiringiro kimwe, kwizera kumwe, Imana imwe, bakagira n'itegeko ribagenga ryitwa Bibiliya. Iryo niyo ryitwa itorero rya Kristo. Hari abantu bajya bitiranya itorero n'idini, bagafata idini bakavuga ngo ni itorero, urumva? Ariko n'amazina aratandukanye, amazina atandukanye. Tubonye ko idini bisobanura inzira, turabisobanuye. Itorero ryitwa ecclesia, ntabwo ryitwa idini, nta nubwo ryitwa inzira. So rero impamvu tugaragaza ko idini itangira mu ijuru nuko Satani ari we waremye ashyiraho amabwiriza y'indi nzira yo gushaka Imana. Satani mu ijuru yari yigometse ku Mana, aravuga ati mwari muzi n'ikindi, abwira abamarayika ati Imana hari ibintu ikora itabanje kutubwira. Iyo ni inzira atangije, ngo yaratangije idini, arayitangiye idini, aritangiye. Urumva umwuka niwe watangiriyemo, niyo mpamvu Satani ari we dini. Urumva ashaka kuremera abamarayika indi nzira ituma Imana ibemera. Ibi bintu Imana ikora kuko itabanza kutugisha inama, kubera iki bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya. Mwari muzi n'ikindi, Imana igomba kujya ibanza ikatubwira ibintu byose igiye gukora. Ubwo idini itangiriye mu ubwo ni inzira rero sasa arayitangije yo gutuma Imana igomba kumvira ibyo akeneye n'abamarayika bashaka. Kandi koko abamarayika batabigumura iyo nzira baciriye bahita bayinjiramo. Ubwo iyo ni idini ritangiriye mu riba riratangiye. Niyo mpamvu yisomye we mu kubitangiza umwuka yari afite Yesaya 14:12 hagaragaza ibintu bibiri yari afitemo intego gutangiza icyo kintu. Kuko waravuga ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, kuvuye mu ijuru kagwa, uwaneshaga amahanga, ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Cyo ni icyambere, nibyo yibwiraga, nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami. Iri jambo ijuru ni uburyo bwo kwishyira hejuru ngo yireshyeshye n'iki n'Imana. Nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Ngo kandi zicara ku musozi w'iteraniro mu mpera z'ikasikazi. Gatatu, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Urumva umwuka wamugiyemo, ariko biravanga ari kuzamanuka ugera ikuzimu kundi barwarwo. Noneho Ezekiyeli, iryo somo urivuze wihuta ngera uribibutsa aho ryanditse. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 14:12 yego. Yes. Noneho Ezekiyeli agaragaza rero icyatumye agira iyo myumvire. N'ukuntu yatangije iyo dini, n'uko yatangije iyo nzira, kubwo umwuka ari umugiyemo, ko yatangije iyo nzira ariko kubera uyu mwuka ngo agumura abamarayika abatera kwigomeka ku Mana. Ezekiyeli kangahe? 28:11 kugeza 17. Ndasoma gusa, ntago ari byo uyu natangiye kuvuga. Ikiganiro cya mbere twari twakitambukije cyagiye. Haravuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo umubwire uti, umva ko umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni yango by'Imana. Uwo ni Satani muravuga. Burya wabaye no muri Edeni. Yahoze muri Edeni yango by'iki y'Imana. Wahoze muri Edeni yango by'Imana. Umwambaro wawe, hano bagiye kuvuga ubwiza bwe babugeranye n'amabuye y'agaciro 10. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu
na Pitida 2, na Yaharamu 3, na Tarushishi 4, na Shohamu 5, na Yasipi 6, na Safiro 7, na Nofekina 8, na Baraketi 9, n'izahabu 10. Bahise bagaragaza n'ubwenge bwo kuririmba yarafite mu ijuru, kuko yari Lucifero utwara umucyo w'abamarayika bose. Base bavuga ngo ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe, mu minsi waremyeho byose byari biringaniye. Hano baragaragaza uburirimbyi bwe. 14, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Satani ari umukerubi utwikira icyubahiro cy'Imana. Kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. 16, bagiye kwerekana icyabiteye. Wuzuwemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi. Satani ashatse kugenzura Imana, ayigenza. Uwo ni Satani bari kuvuga. Ibi ngibi wayi, kuki ibi ngibi bikora itambwiye? Bamarayika mwebwe murabona ibi bintu Imana ikora ari byo. Iyo ni inzira arimo kubaha yo kugira ngo bagenderemo. Ariko Isaya yagaragaje cyabiteye. Waribwira guti nzazamuka mu zinebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, nzazamuka ndenge ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ibyo byose rero ibyo byatumye azana ubu bugenza. Wuzuwemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bigutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, gukora hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe, umva rero ikintu Imana yamukoreye, nicyo cyatumye afatwa n'uwo mwuka. Ubwibone bumufata. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Ubwiza Imana yaramuhaye. Ubwiza yari afite. Bwamuteye kwishyira hejuru. Ariko n'ubu nta muntu Imana ishobora guha ubwiza bukaba bwamutera kwishyira hejuru. Aribyo byuzuye mu isi. Umuntu Imana iramuhagurutse muvanye mu kuragira inka n'ihene, muvanye mu ishyamba, ikamutereka imbere y'abantu 1000, yari umushumba, akigisha abaminisitiri, abadepite n'abaki bakamutegera amatwi, kandi we nta shuri ry'isi afite, agafatwa n'ubwibone. Kubera ubwo bwiza Imana yamuhaye ubutumwa, abantu bose bifuza kumureba ngo bamutege amatwi. Ugasanga yahindutse ikindi. Nibyo tubona mu baposo bari hano muri isi mu madini, bafite aba bodyguard. Wa wundi usaba audience kugira ngo mubonane, akaguha nibuza nk'amezi 6 kugira ngo muzabonane. Na Yesu ubwe mu isi wamukeneraga wese aramubonaga, we nyiri torero. None jewe nk'umuntu yatanga audience y'amezi 6. Ubwo se umuntu washaka gukira arabagikize amezi 6 azaba akiriho? Niba Imana yarageniye kuba ari ngewe gukoresha ngakire, uyu muntu arapfuye. Ubwo bisa naho abageze ikirenge mu cyasese. Yes. Harabo Yesu yavuze ngo muri abaso Satani. Ubwo umuntu wese agaragaza imico ya se. Ubwo ab'Imana bagaragaza imico y'Imana, aba Satani bakagaragaza ya Satani. Niba nteye imbere Imana ikampa ubwiza ngaterwa n'ubwibone, ubwo mbaye umwana wa Satani. Kuki Satani ataba ari unteza agatego ngo nteranye n'Imana yangeze? Kuki nahita mba umwana wa Satani ntaba ndi umwana w'Imana, ahubwo Satani akaba nteza mu mutego ashaka kunteranya na papa? Kuri ijambo ry'Imana rivuga ni ibintu bitatu Yesu yaduhaye nk'inshingano. Ubwo uramutse rero utabyitayeho, ubwo hari impamvu ibi biteye. Tunabwiza bwanditswe na Mariko 13:32 na 33, haravanga ariko uwo munsi n'icyo gihe nawe ubizi, naho baba marayika bamujuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Inshingano rero z'ibintu bitatu, mujye mwirinda, mube maso kandi musenge. Niba ibi bintu byirengagije, hari impamvu byirengagije. Ariko niba uzi neza ko iyo nshingano wayihawe, irinde, ba maso, senga. Rero uyu muntu kuvuga ngo we ngo yarangara nkandi, kandi afite inshingano yahawe. Rega turi mu isi kandi ni intebe ya Satani, niko Yesu yavuze. Hari umuntu ukina n'urupfu. Ni intebe ya Satani. Ubu bagucukura umwobo hariya ukagenda ukakiniraho ngo ndashaka kugwamo. Se ntituri ngo nabyibagiwe, ngo nabyirengagije. Umuntu ntiyaraswa. Oya, tandukanya kuraswa no kwirengagiza ikintu. Waba wirinze bakakurasa se? Ubu nitubona umuntu watewe n'ubwibone. Nakubajije nsubiza. Waba wirinze ukaraswa?
birashoboka rwose. niyo waraswa ntiwahamywa kuko wirinze ijambo kwirinda. Sinakomereka nk'umuntu utari ufite ubwirinzi. Ubu se turebe ingabo z'abaroma ukuntu barwanaga. Bari bafite ingabo hano kandi bakarasa imyambi. Ingabo wayishyize hano barakurasha urakomeretse. Ubwo kuraswa n'uburangare. Ntabwo ukirinda ubwo babiretse. Yes. Ubwo mu nama ugira abantu n'ukwirinda. Buri wese agomba kuzirikana inshingano twahawe ituma turindirwa mu gakiza k'Imana yaduhaye. Kwirinda. Hari abantu bajya bitiranya kuba maso no gusenga. Kuba maso no gusenga ni ibintu bitandukanye. Wabwira umuntu ngo bamaso ati buri Imana irambwiye ngo senge. Wabwira umuntu ngo senga ati buri Imana irambwiye ngo mbe maso. Biratandukanye. Kure cyane. Buriya nkubwiye ngo bamaso misago ntago nkubwiye ngo senga. Niyo mpamvu Yesu yazivuze nk'intwari 3 tugomba kuba dufite. Kuba maso ni ukureba aho umwanzi aturuka. Gusenga ni ugusaba ubufasha. Muri ibyo bintu uburyo mbisobanuye. Kuba maso ni ukureba aho umwanzi aturuka. Gusenga ni ugusaba support. Wenda umwanzi yakurushije iki? Imbaraga. Naho kwirinda ni ukugira ngo umwanzi naramukaje akagira icyo akurasa kitakugeraho ngo kigufate. Niyo mpamvu iyo urebye igisirikare cyo mu isi uburyo gikoramo kandi ivugira abasirikare b'iwacu njya ngona kubabona ku mihanda ku masaha ya nimugoroba uzasanga afite imbunda ahagaze ahantu ku muhanda urutoki ruri ku mbarutso ahagaze. Ntago aba ahagaze gusa rero aba nahindukira. Uzamubona areba ibumoso areba iburyo akaba yareba inyuma ndetse rimwe na rimwe washaka kumuca inyuma akakubwira ngo we cimbere kuko nta numwe yizera. Ashobora kumva ko wabura umwanzi ushaka kumuca hehe inyuma ukamugirira nabi. Urumva aririnze ikirindisha afite n'imbunda ariko anabaye maso ntabwo yirinze gusa abaye maso mu kureba ahantu hose umwanzi yagira gute aturuka. No mpamvu areba iburyo akareba ibumoso imbere inyuma akanga ko ari n'abamuca inyuma. Icyo ni igisirikare cyiza kiririnda kikanaba maso. Ariko igisirikare cy'ijuru ko Paulo yandikiye Timoteyo avuga ngo kandi ntaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo abakinejeje umwana cy'ubusirikare. Itoro rya Kristo rero turi abasirikare nako murimbye aririmbye turi abasirikare kandi igisirikare cya Kristo gikomeye cyane kurenza icy'isi. Hari ibintu byinshi twagaragaza bigaragaza ko cyo gikomeye cyane kurenza iby'isi ibisirikare by'isi. Kubera ko turi abasirikare tugomba kuba dufite ikirindisho cyitwa intwaro. Nta kindi ni ijambo ry'iki. Niyo mpamvu muririmbye aririmbye ngo mutware intwaro zose z'Imana. Mutware intwaro z'umwuka. Hanyuma Paulo abibwira Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13 na 4 na 5 na 6. Mu ntwaro ndibwirana ya 5. Urumva ngo mwakire ijambo ry'Imana ari yo nkota ityaye. No kuvuga ngo umukristo agomba kugwiza ijambo muri we. Ntabwo ari ukuritwara mu ntoki ngo twarigitaho mu ntoki. Risome rijye mu bitekerezo bya mu mutwe wawe. Mindset. Ukurigwiza muri wowe ni intwaro ufite yo kwirindisha. Niyo ngabo niryo rigufasha kwirinda no kurwanya umwanzi. Kabiri. Nubwo ufite ijambo ry'Imana ugomba no kuba maso. Ugomba kureba aho umwanzi wose yaturuka. Umwanzi rero aturuka ahantu hose. Yaca mu mugore wawe, yaca mu mwana wawe, yaca mu mugabo wawe, yaca mu wo mukorana, yaca mu baturanyi, yaca mu miryango, yaca mu kazi. Bega aho hose umwanzi arahaca. Bivuga ngo aho hose ugomba kuba ubizi neza ko umwanzi yahaca kugira ngo atakurasa. Mugore aho kwizerwa hari nta na hamwe. Umwana ashobora guhita tumba neza ujya kure y'Imana cyane. Byose ukabubizi kuvuga ngo akakantu kabaye ngo kwitwara muri ubu buryo bwo ushobora guhita ndaswa kakanya. Icyo ni icya kabiri cyitwa kuba maso. Kuba maso rero ni ukumenya akantu hose umwanzi yahaca. Bishop wawe yamucaho, apostle wawe yamucaho, umuhanuzi ugwano yamucaho, umwigisha Jarik yamucaho, hose ukabimenya ngo ntawo kwizerwa mu isi. Mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ubwo wabaye maso. Iyo wamaze kumenya ibyo wabaye maso. Wabona imbaraga zibayenkeye ugasenga. Hanyuma rero hari igihe wirinda ukaba maso ariko ukabona umwanzi yarushije. Yazanye imbaraga nyinshi. Icyo gihe rero pfukama
usabe support mw'Ijuru bati mw'Ijuru ko nirinze nkaba maso kumbo n'umwanzi arushijeho gukaza umurego ni mu ntabare ubundi support ikamanuka ukanesha. Niyo mpamvu ibintu bitatu rero umukristo agomba guhorana nabyo: kwirinda, kuba maso no gusenga. Murakoze cyane. Aho hari kuri cya kibazo cyari kizemo kigendanye n'aho idini ryatangiriye, ndatekereza bari kumwe natwe kuri AYALONI TV babyumvise. Wakomeza noneho usobanura niba mu by'ukuri itorero nyakuri umuntu w'umwizera mushya akwiye kubanza kwigishwa igice mbere yuko abatizwa mu mazi menshi. Tugiye ku ijambo igice, ho ni ijambo riremereye. Umuntu anaguhaye n'ibiryo bitaguhagije uba wumva kwangije, uzi kurushaho gusonza cyane. Ibintu byose by'igice nyine ni igice. Igice gihora ari igice. Rose igice kiba cyiswe igice kubera ko ahawe inyigisho zibanze nyine z'igice akazabona guhabwa izindi nyuma. Hari umugani abanyarwanda baca, sinzi no mu Kirundi nawo wawumva, bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Urumva umwana apfira mwiterura. Aho ni mu buryo bw'umubiri, ariko no mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Wabihuza ute? Nayo mpamvu Bibiliya mu migani avuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda apfa atarayivamo. Bihuze rero no guhabwa inyigisho z'igice. Ni ukuvuga iki rero? Umukristo cyangwa se n'umwana, ni ukuvuga ngo ibintu byose bipfira muri fondasiyo, n'inyubako ipfira muri fondasiyo. Niba wubatse inzu yawe nk'ubushize ko twabivuze, ukayishyiramo fondasiyo y'inkarakara, ngira mbona ari ababyubaka gutyo, kandi ugasanga n'umusingi aciye ni mutoya, n'akantu ko kuvanaho udutaka gusa gatatereka amatafari y'inkarakara. Iyo tuvuze inkarakara na amatafari akozwe mu bitaka gusa, mu Rwanda bagiye bashyiramo n'ibindi byatsi. Badukurikiye bari kure rwota amasimbi, hari igihe twavuga inkarakara hari ntibazumve. Twaraho mperutse kubona no bazubakisha ku mbuga nkoranyambaga hirya iyo ngiye mu bindi bihugu. Byashoboka. Hanyuma rero niba ubakishe fondasiyo y'inkarakara, nabwo n'umusingi wawe wo guterekamo ntunawugeze hasi kuryo uzamura ibintu binini, fondasiyo iba ari ndende. Ejo bundi nuterekaho inzi iremereye, amazi akaza akinjira muri za nkarakara, zizashwanyuka, inzu yose guhanuka hejuru, kubera ko izo nkarakara zigiye guterekaho ibintu biremereye cyane. Uyu muntu wubatse fondasiyo y'inkarakara atandukanye n'uwubakishe fondasiyo y'amabuye, kandi agacukura akagera hasi cyane. So ni ukuvuga ngo ntabwo ahubwo abizera cyangwa abantu bamaze kwakira Yesu Umwami n'Umukiza, mu gihe bamaze kubwirizwa ubutumwa bwiza bakizera, bakwiriye kwigishwa inyigisho z'igice. Ahubwo muri icyo gihe nibwo bakwiye kwigisha inyigisho zuzuye. Iyo tuvuze inyigisho zuzuye, ntabwo tuvuze kwigisha abantu discipline cyangwa se imico y'idini winjiyemo ugiye kuba ariho ngo ukoreramo Imana. Inyigisho zuzuye ni doctrine dusanga mu ijambo ry'Imana. Ntabwo rero umukristo mu bwana bwe bw'agakiza kivuka agaburirwa n'igituzuye. Niyo ugiye mu buzima busanzwe, kamvuga iwacu politike yacu ihari, ariko ndibwira no ku isi yose niko bimeze. Politike tugenderaho mu gihugu cy'u Rwanda kubirebana n'abana, bwo kurwanya indwara zifata abana bato harimo na bwaki. Bavuga icyo bita kugaburira abana indyo yuzuye, kugeza ubwo no mu tugari no mu midugudu bagiye bashyiraho igihe cyo kugaburira abana bangara igisafuriya cy'ukuntu babyita. Bakabahamagara ababyeyi bakazana abana babo bakabagaburira indyo yuzuye kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza. Indyo yuzuye rero igizwe n'ibintu bitatu: ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, n'ibirinda indwara. Ibi bintu bitatu no mu mwuka birahari. Indyo yuzuye mu mwuka igomba kuturinda izi ndwara. Uburyo butatu batubwiye: hari ubutumwa bwiza tugomba kwigishwa, cyangwa ijambo ry'Imana duhabwa ridusubizamo imbaraga mu rugendo, ku buryo duhabwa imbaraga niyo twasitara tudashobora kwikubita hasi. Urumva? Niyo umuyaga waduhuha w'ibigeragezo tudashobora kuduha ngo tugwe hasi, kuko dufite iki? Imbaraga. Niyo umuntu yadusunika atadusunika ngo twikubite hasi, ko dufite imbaraga. Hakaza ibirinda indwara bavuze aha ngaha mu buryo bw'umwuka ni ibyaha. Umukristo ufite ibyaha abarwayi, uburwayi bukomeye ko birangiza apfuye mu buryo bw'umwuka. Umukristo agomba kugaburirwa ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana bituma adakora ibyaha, kugira ngo ubuzima bwe burangwe no gukiranuka no kubaha Imana.
iyo rero witwa umukristo ugasanga hari ibyaha ugikora wakora gutarakizwa, urarwaye, ntabwo bigeze baguha indyo ituma izo ndwara zikwataka. icya gatatu, hari indyo irinda umubiri mu buryo bw'umwuka, noneho niyirinda ubugingo, ugahabwa ubutumwa bwiza burinda ubugingo bwawe ku buryo nta kintu gishobora kwinjira ubugingo bwawe ngo kibwangize. Ubugingo bwawe bukaba burinzwe, bufite uburinzi bukomeye cyane kubw'ubutumwa bwiza, ku nyigisho wigishijwe. Icyitonderwa rero, iyi ndyo ntabwo ari ubwoko butatu butandukanye, ahubwo ni ibiryo bimwe baho umuntu bikubiyemo ibyo bintu byose bikurinda aho hantu hose. Rero tugiye kureba muri aya madini uzasanga hari indyo zitandukanye z'amoko atandukanye, ku buryo ushobora kugaburira abantu bamwe bakatabavuga ngo turahazi, abandi bati sha naruhiye ubusa. Indyo yuzuye rero umuntu wese uriye, niba uvuze ngo ugaburiye abantu, tekereza nawe wagaburiye abantu bose, bamwe batashye bavuga ngo twebwe turumva duhaze, abandi bati twebwe ntabwo tugize gute duhaze. Bibaho se? Bibaho ko abantu baba bari gusangirira hamwe indyo imwe, bamwe bagahaga abandi bagatabavuga ko badahaze? Bibaho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, babahaye ibiryo bingana, nabwo bishobora kuwenda inda yawe n'iyange igifu bitangana. Ubwo busaba atanyurwa se? Hari umuntu ugira igifu kinini kirya ibiryo byinshi, none ukabuzanya indyo imwe n'amasahani angana, aho ni mu buhande bw'umubiri. Ugasanga igifu cyanjye ntabwo gihaze kuko igifu cyanjye ni kigari, wowe wigirira agafu gatoya urahaza urujuje. Mu buryo bw'umwuka rero hari umuntu no uzana indyo imwe idashobora guhabwa abantu bose. Urugero, kandi mu buryo bw'umubiri birahari, shobora kuba jewe ntakunda isosi y'inyama, ubwo ni inyama sinzirya, ugahita warura umuceri, ibirayi, ibiki byose ukamena isosi y'inyama, ukatuzana twese ku meza, kuko wari uzi ko twese ubwo turya iki? Inyama. Narangiza nkarya nka kabiri kuko kwanga kubasuzugura, nkabireka ko numva bimbangamiye, nibwo mukarya ngo tavuga ngo murahaze ngiye ngatanshonje, kuko sinigeze menya abantu bari aho buri wese n'icyo yakwiriye kurya. Ariko icyitonderwa rero, hari umuntu ushobora guteka ibiryo kandi abantu bose bakabirya, kandi buri wese ntibimubangamire. Abona abizi ibintu byo guteka bo barabizi, ku buryo buri wese arya ntibimubangamire bitewe n'ibiryo yatetse, kandi na wa wundi utajyaga urobanura ibiryo wakabirya kandi ntibigire icyo bimutwara. Mu buryo bw'umwuka hari ubutumwa bwiza bwagenewe itorero, ku buryo uwo ari we wese yumva ariye. Uwo ari we wese, niba uzanye inyigisho zivuga ngo ukigisha prosperity gospel, ubutumwa bushingiye ku by'isi, ntabwo abantu bose baje kwigishwa iby'isi. Hari abantu bakeneye gukura mu gakiza, basobanura icyaha bacyumve, basobanure kwizera icyo ari cyo, basobanura ubuzima bwo gusenga, basobanura ubuzima bwo kwiriza ubusa, basobanurire Yesu kwisi, basobanurire icyatuma birinda mu tuzi twabo barimo, basobanurire ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu, basobanurire ko isi igiye kurangira, bereka kugaruka kwa Yesu, babwira ijuru. Aho ngaho nibwo urimo gusobanurira abantu ubutumwa bureba umuntu wari wese. Iyi ndyo yuzuye nuko buri wese ayirya kandi akumva arariye, kandi ubuzima bukagenda neza. Rero indyo yuzuye y'itorero ni ukubwira abantu Yesu, kubabwira icyaha, kubabwira ubugingo buhoraho, kubabwira ijuru, kubereka isi ibiyigize, ndetse naho Satani yashyize mineze zishobora kubananiza mu rugendo. Ibyo bireba umuntu wese ko nta muntu n'umwe utifuza kuzabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese atahanyuzwe. Ariko wigishije ibiryo ukigisha amafaranga n'akazi, hari abantu bagira bati burana agiye kumara iki kweri, none iyo wigishije ibyo by'ubugingo byuzuye, waje ashaka iby'isi we urumva ataha yishimye. Abadukurikiye babyumva, navuze ni indyo yuzuye. Indyo yuzuye, ushaka iby'isi ni nk'ubwoko bumwe muri yandyo. Ubwo bimwe byuzuye birimo n'iby'isi. Ni ukuvuga ngo ubwoko bumwe bwo muri yandyo ni ukwigisha abantu iby'isi, ariko indyo yuzuye ni ukubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukuye mu biriya bintu byose mvuze. N'ubu n'iby'isi bikazaziramo. Nose biravuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 6:31 cyangwa 6:3, haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose bizaza. Naho nagiraga abantu basobanurire bumve koko niba koko bakiriye indyo yuzuye n'iby'isi bazabibona. Naho nagiraga ngo bumve rwose, bavuge bati ntacyo niba ubutumwa bwuzuye twazabona bwazabyara n'iby'isi. Nako kantu nagiraga ngo bumve. None uragira uti rwose nta nyigisho z'igice zikwiriye kubaho. Ntabwo ndarangiza.
navuze ni inyigisho z'igice ni ukubwira abantu ubutumwa butuzuye. Izo nyigisho z'igice ushobora gusanga ari izihe. Amadini menshi ya gikristo akunda gutangiza abantu inyigisho babandi bavuga ngo babwirijwe ubutumwa bwiza, kandi bashobora no gusanga ubwo butumwa babwirijwe ari bwa bundi bwa prosperity gospel, iby'isi gusa. Agahita avuga ngo naki Yesu umwami n'umukiza, bakamumwatuza agatangira ngo inyigisho z'igice. Ubundi bira byose tunavugira ijambo inyigisho z'igice ndizi cyane mu idini ya ADPR. Sinzi niba n'ayandi madini abivuga, kuko abadivantiste bavuga ngo nabitegura kubatizwa. Urumva? Ariko bose icyo bahuriyeho ni icyo gihe babanza gufata cyo kwigisha umuntu mbere yuko azajya kubatizwa. Ariko noneho iri jambo ngo igice rivugwa cyane muri ADPR, niho ndize. Nabandi ni igice batanga ko. Abo ni igice batanga babanza. Kuko uzi impamvu mbivuze se, hari igihe ushobora kuvuga ijambo igice, uri muri zone akavuga ati ibyo nge ntago mbizi, nta nubwo njya numva babivuga. Uri muri mu badivantiste ati ariko iryo jambo igice ko numva ntaryo numva bavuga. Niyo mpamvu tugashaka kwerekana ko hari abarikoresha, ariko mu buryo bwo kubikora amadini yose arabikora. Ubwo mu buryo bwiza tubigorore ni inyigisho babanza kwigisha umuntu uje kwizera mbere yuko bazamubatiza. Ariko ndimo kuvuga noneho kuba barabihinduye n'inyito, bakabyita inyito ko ibyo ngibyo tubona muri ADPR. So ni ukuvuga iki rero, inyigisho z'igice mu madini menshi uzasanga ari ukwigisha discipline, kubanza kukwigisha discipline y'idini ryawe winjiyemo uje kubera umuyoboke. Rimwe na rimwe bifashisha cya gitabo cy'indongozi cyangwa igitabo cy'ubuyobozi kirimo amategeko n'amabwiriza agenga idini yabo. Urumva? Noneho rero bakakwibwira yuko idini yabo ujemo, cyane ko benshi bavuga ngo ni itorero ryacu rero umuntu uje kwifatanya natwe agomba kwitwara gutya, agomba kwitwara gutya, agomba kugenda gutya. Urugero nko muri aya madini ya Pentecote, sibyo? Ugiye nko muri sepebu y'u Burundi barakubwira bati umukristo ntabwo agomba kwambara pasura, ijipo ipasuye. Ubwo ni muri za nyigisho z'igice bakakwereka impamvu utagomba kugira ati aho wasengeraga wenda wari muri katolike cyangwa wari umupagani utarangira n'idini rimwe ujyamo, ariko ugomba kuba witwaye ko kambara ijipo idasatuye, kambara ijipo igera ku maguru. Aha simvuze ko kwambara mini nabyo wenda umuntu yemere kwambara ubusa. Umuntu agomba kwambara ibintu bikwiriye, imyenda imukwiriye, kuko nabyo biravuga ngo Yesu yaravuze ngo nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko bizana azabona ishyano. So rero hari umuntu ubwira ngo ariko ko wambaye ibigufi ngo wandeberaga iki, ubundi kuki ugenda undeba ngo ubundi agakiza kari mu mutima. Ntibamenye neza yuko Imana yaremye umubiri ari nayo yaremye n'umutima. Imana yaremye umutima ikare mu mubiri. Ntibamenye neza yuko mbere yuko ukizwa mu mutima bibanza ku mubiri. Ibyaha byinshi dukora bikorerwa ku mubiri. None niba Yesu avuze ngo uzana ibisita azabona ishyano, wowe kambara ubusura umugore ukajya kwirirwa werekana amaguru n'intege nke zawe, kandi nawe wabyambaye ushaka ko abantu bakureba. None umuntu arakurebye akubwira ati kuki wambaye gutya, ati wandeberaga iki, kandi ubyambara ibyo wifuza ko bakureba, kumva ni ikibazo gikomeye. Umwe mu bato noneho rero ukaba uramugushije, umugushije umubere gisitaza, arapfuye imbere y'Imana, nawe uri umwicanyi imbere y'Imana, mwese muri abanyabyaha. Ariko kiriya gihano Imana igivuga ku bantu basitaza abandi ko njye numva bikomeye. Igihano Yesu yaravuze ngo umuntu ngo usitaza undi ngo umwe mu bato ngo icyabakiza ngo bamuhambira ngo urusyo ngo mu ijosi ngo bakamujugunya mu nyanja. Ko numva icyo gihano gikomeye, kandi mbona ari n'icyaha abantu bisanzuramo cyane. Bakisanzuramo kuko ntabwo abantu bigeze biga ijambo ry'Imana. Impamvu nakubwiye ngo ntabwo bahawe indyo yuzuye, kuko wahawe indyo yuzuye amenya uburyo ibintu byose bijya ku murongo neza kandi akabikora neza. So rero uyu muntu bakamwigisha ati ntukambare mini, cyambare ijipo ndende, ntukambare ijipo ipasuye, ntabwo wembere gushyira amaherena mu matwi, niwemere kudefiriza, niwemere gushyira menshi mu mutwe, gufunga ibituta n'ubyemerewe, gusiga nuza ruje beze, niba ruje beze ku minwa yawe n'ubyemerewe, gusiga verine n'ubyemerewe. Ibyo bakaba ari byo mushobora gufata nk'amezi 3 ari byo barimo barabigisha. Urumva? Bati rero itorero ryacu niryo torero rizima riri hano muri iyi si, kuko ntabwo iyi ni imico ya za maraya, ndani zo zishyiraho ibintu ku minwa, nizo zambara amaherena, nizo zambara amapantaro, nukambara ipantaro.
ugasanga bafashe igihe kinini cyane aribyo bigisha abantu aho kubigisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo rishyira umuntu ku murongo neza, kuko twabonye ko ari indyo yuzuye. Urumva riraguhagarika, riragukomeza, rirakubaka. Niyo mpamvu usomye urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere 3:13-17 yaravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro w'ibintu bine. Icya mbere, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Kabiri, no kumutunganya. Gatatu, no kumwemeza ibyaha bye. Kane, bikamuhanira gukiranuka. Ibi bintu bine ngo iyo bimaze kubigukorera, ngo uwo muntu aba umuntu ushyitse, utunganye, ufite ibimukwiriye byose, ngo akabona uko akora imirimo myiza yose. Urumva? Nukuvuga ngo wigisha umuntu ijambo ry'Imana gusa, utegeka kuvuga ngo bambara gutya, bagenda gutya. Umva, kuko iri jambo ryanditswe n'umwuka. Yohana 6:3 ni iryo somo turisanga. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Urumva rero iri jambo ni umwuka kandi ni ubugingo. Niyo mpamvu iyo urihaye umuntu karimwigisha koko, wa mwuka warihumetse, kuko na Pawulo yavuze ngo byahumetswe n'Imana, aramusanga akamwigisha kwambara, akamwigisha gutunganya umubiri we, akamwereka ibintu byose uko bigenda, ku buryo abantu bose bamureba kuvuga ngo uriya muntu ninde umushyize ku murongo. Ni ibyanditswe byera ko batubwiye ngo icya mbere birakwigisha, kabiri bikakomeza ibyaha, gatatu bikagutunganya, biranakweza, bikakuhagira, bikagutunganya, kandi biguha ikintu cyitwa impanuro. Nicyo bise ngo biguhanira gukiranuka, biguha impanuro. Mwana wanjye, maze rero ntukavuge gutya, ntukitware gutya, ntukajye mu iteraniro ry'abagome, ntukagire gutya, ntukambare ibyo, kubera ijambo ry'Imana. Rero aya madini menshi, inyigisho z'igice za mbere batanga ni izo ngizo za disipurine. Hari ikintu cya mbere tubonye cyitwa amadisipurine baha abantu. Izo ni inyigisho z'igice. Yego. Hakazamo noneho no kugukundisha iyo dini wajemo, bakwereka ko aho uvuye, niba wenda wari umukatolika wabaye umupanekoti, wari umupanekoti wabaye umudivantiste, wari umudivantiste ugiye mubayeho Matemwe de Jehova, wari umutemwe de Jehova ugiye muri katolike, wari umukatolika ugiye muri Islamu. Islamu cyane ntabwo tuyitindaho cyane, kuko iyo ubundi imyizere yacu ntabwo bo bayemera ko Yesu niba mwemera kandi inzira kuri n'ubugingo. So noneho ugasanga baragukundisha idini ujemo, bagafata igihe kinini cyane babikwigisha kugeza igihe uzabatirizwa. Kuko bavuze inyigisho z'igice ni ukuvuma umaze kwizera kugeza ubatijwe. Noneho umaze kubatizwa ngo ubaye umunyetorero, ubwo nawe ugatangira kumva kuri kingi, ugiye gutangira kwicara n'abantu abasaza amaze imyaka 10-15, kumva urakomeye, mukicarana ku igaburo ryera, mu nama bari gukora nawe ukazicaramo, amabanga yose ugatangira kuyumva, utamwumva kuri umuntu, ibitekerezo ugatangira nawe kubitanga, ukumva uri umuntu udasanzwe. Urumva uyu muntu rero ataherewe hariya hasi, yageze hariya kugira ngo umuhugure, kugira ngo umubwire, biragora ko ahita avuga ati wenda akomeye we, njye natanga igitekerezo mu basaza nasanzemo hano, njyewe ndajya muri korali ubu ndimo kubwiriza ubutumwa bwiza, njyewe ntangiye no kuyobora abantu barenga 10-20, njyewe noneho ndimo nahindutse umwanditsi, ndimo ndandikira urubyiruko cyangwa ndandikira abagabo, ndi umuyobozi mu bagabo, ndi umwanditsi. Uyu muntu ugasanga kugira ngo wongere umugore biragoye. Bivuga ngo inyigisho rero abana bakwiye guhabwa mu gihe cyabo mbere ko babatizwa ni inyigisho zuzuye, zitari igice. Inyigisho zuzuye rero ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ikibazo su kwiga mbere yo kubatizwa, ahubwo ikibazo ni inyigisho bigisha. Yego, nibabigisha ariko babigisha inyigisho zuzuye. Ku buryo agera ku kubatizwa akijijwe kweri, agakiza ke kamaze kugera kuri bo, bati yumva ko hari ibintu amaze kumenya no gusobanukirwa. Ubwo wabadukurikiye kuri AYALONI TV, ikibazo su kwigishwa mbere yo kubatizwa, kuko ni nabyisha kuza ko umuntu abatizwa ibyo azi, abatizwa amaze kumenya Kristo wari we neza n'Imana n'ijambo ry'Imana. Ahubwo ikibazo ni inyigisho zituzuye bahabwa, zitwa igice, akabatizwa asa n'ubundi naho nta kintu yahawe, asobanukiye mu bigendanye n'iby'ubwami bw'Imana.
ndumva icyo kibazo twaba tugisubije. Kandi izi nyigisho nazisobanuye nongera kwerekana ko igice ni ukuva umuntu amaze kwizera ngo bamwatuje Yesu, yego, ngo kugeza igihe abatirijwe. Aho hagati aho ngaho ngo nisho z'igice. Aha rero hari indi ngingo wabajije icyo kibazo kivuga ngo ni ngombwa ko umuntu abatizwa abanje kwigishwa ngo izo nyigisho cyangwa amaze igihe cyo kwigishwa cyangwa se kimara kwizera bakamubatiza. Aho naho niho nashaka aho niho tuzareba kuko ngewe nagaragaje ko inyigisho bita igice ni ukuva umuntu amaze kwizera yatujwe Yesu kugeza ngo igihe abatirijwe. Amadini ashyiraho igihe cyayo ashaka bitewe na za disipurine zabo. Ushobora kuvuga ngo tuzatubatiza umuntu amaze amezi 3 yigishwa, cyane nk'amadini ya Pentecote menshi barabikora. Urumva hari nawe ushobora gushyira amezi 6, hari n'abashyiraho umwaka. Byose ni disipurine yabo bashyizeho. Urumva, ariko twebwe tuvuze inyigisho z'ice ko zitambuka muri icyo gihe. Ariko tugera ku ngingo ibaza ngo ese birakwiriye ko umuntu wese umaze kwizera abanza kwigishwa mbere yuko abatizwa, igihe cyo kwigishwa mbere yuko azabatizwa. Iyo ni nka be y'icyo kibazo. Ubwo kwari ukugaragaza inyigisho z'igice. Noneho tubona ko niba banigishijwe bakabaye bahabwa inyigisho nzima ariko zitari igice. Ariko ubwo hari na be yibaza niba igihe cyose umuntu yizeye agomba kubanza kwigishwa kugeza igihe abatirijwe. Okay, reka dushimire abantu ngira ngo birumvikanye. Inyigisho z'igice ni inyigisho cyane bagarukamo zishingiye ku mabwiriza, ku mategeko, kuri disipurine abantu bishyiriyeho no gukundisha abantu idini bajemo. Hanyuma bakagira imwe mu mirongo ya Bibiliya bifashisha, ariko iyo mirongo akaba arije kunganira ibitekerezo byabo. Cyane bagaha imbaraga ibitekerezo kurenza guha imbaraga za verse biblique barimo kwigisha. Izo nizo nyigisho zitwa inyigisho z'igice. Hanyuma icyo gice kigatangwa kuva umuntu amaze kwizera kugeza kugiyenga abatirijwe bitewe n'igihe bashyizeho bagomba kubatiza uwo muntu. Rero twerekanye ko abantu bakwiye kwigishwa ijambo ry'Imana gusa, nta yandi madisipurine, nta biki, bakigishwa agakiza kababera umucyo. Rizabigisha kwambara, rizabigisha intambuko, rizabigisha indoro, byose birimo. Rizabigisha kubana n'abandi, abapagani n'abakijijwe ndetse n'abiyoberanya mu itorero. Urumva, rizabakuza bagera ku rwego rwo kuvuga ngo n'abaravuga ubutumwa bwiza, rizabigisha kubaha ababayobora. Mbega ijambo ry'Imana ryo rihagije rwose, birahagije. Umuntu atagombye kuzana ibindi byo ku ruhande mwashyizeho ngo by'indongozi, igitabo cy'indongozi. Impamvu tuvuga ngo aho byabaye idini. Umuryango wose ugira ukubaho, ugira amabwiriza agomba kuwugenga. Umva, umuntu azapfa, umuryango uzabaho nta mabwiriza. Noneho rero aho ngaho waba ugiye kubigira bigari twadushoje. Icyo ndimo ndavuga ni iki? Tugiye mu mubiri, umuryango wose mugabo afite ibyo awuha. Rega n'amatorero n'umuryango. Tonde gatoya. Niba ngewe mfite urugo rwanjye nshobora kugira amabwiriza, ariko ayo mabwiriza nayo ntabwo ari ibintu ndesida mvuye ngo ibi necessarily ku buryo mugore wanjye nutabyubahiriza ruzasenyuka. Bana nimutabikora, abana bashobora kubagendamo bakiri bato, ariko bagira hejuru nayaza nabwo bakanyita ikivumi, ntibabe bakimbona nk'umubyeyi. Aho ni mu ruhande rw'umubiri, sibyo? Mu ruhande rw'umwuka, itorero rifite nyiraryo, umugabo witwa Yesu, ariha amabwiriza yaryo rigomba kugenderaho. Itorero rero ni pasiteri, ni bishop, ni umukristo usanzwe. Ayo matitire tuyavanyemo, bose ni abakristo, bafite umugabo umwe, nabo bakaba umugore. Uwo mugabo rero ni wabahaye amabwiriza bagomba kugenderaho. Ntabahagarariye Yesu mw'isi, abamuhagarariye nabo ni abakristo, ni abanyetorero. Ntabwo bakwiye gushyira amabwiriza yabo. Ni ukuvuga ngo abo wise ngo bahagarariye Yesu mw'isi babarizwa muri kategori yitwa umubiri wa Yesu, bakitwa umugeni wa Kristo. Iyo haje amatitire, ni ukuvuga ngo wowe urobanuriwe kubwiriza iki? Ubutumwa bwiza. Ubutumwa ugomba kwigisha bugomba bwose kugaruka mu mabwiriza umugabo yatanze witwa Yesu, akaba ari gutanga, kuko niyo mabwiriza yahaye umugore we. Iyo rero ushatse gushira hayawe, ubwo wongeye mu mabwiriza uwo mugabo yatanze, ugiye gutuma abantu agakiza kabo kaba kadashyitse, ugiye kubavangira. Kandi tanga amabwiriza wahawe n'ukubereye umugabo, uyatange rero bagenderaho. Nawe nushyiraho ibyawe,
ugiye gutuma abantu agakiza kabo kaba kavanga umuntu agutumye ariko abagufitiye icyizere nawe wa none se ubu ngubu perezida nyakubahwa repubulika yantuma ngo genda muri Amerika ubambwire gutya nkongeramo ibyanjye hagize si bikuzamo ibitekerezo bikuzamo kandi nk'umuntu nawe ufitiwe icyizere ntiwakivuga igitekerezo cyawe binjemo ahubwo naba mfite akaga noneho tuvuge ko abantu bahagarariye Imana yo bazanyemo ibyabo bafite akaga gakomeye cyane. Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe haravuga ngo wumva wese amagambo y'ubuhanuzi 22 umurongo wa 17 na 18 haravuga ngo umurongo wa 18 wumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kwa rwa rurembo rwera byanditse muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo rero ntago twemerewe na gato gukuraho no kongeraho. Turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro aho turimo twibaza ku bigendanye n'inyigisho zitwa igice zigishwa abantu baje kwizera Yesu Kristo mbere yo kubatizwa mu mazi menshi. Iki nicyo kibazo turiho pastor agerageje gusobanura ko inyigisho z'igice zitakabaye zitwa igice ubwo zakabaye zitwa inyigisho nzima. Ubwo mu kiganiro gikurikira azadusobanurira mu by'ukuri n'ibigihe cyose umuntu yizeye bagomba gufata igihe cyo kuzabanza kumwigisha nta gihe yakizera bakaba bamubatiza wenda akaziga nyuma ariko yamaze kubatizwa. Ubwo mu kiganiro gikurikiraho nibyo azadusobanurira yifashishije ijambo ry'Imana. Biradufasha iyo agenda bisobanura yifashishije ijambo ry'Imana nibwo bigenda bidufasha kurushaho kugira ngo bigaragare ko atari ibitekerezo bye ahubwo ari ijambo ry'Imana. Turabashimiye rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana ibaha umugisha, ariko ibi ntimwabyumva ngo mubimenye mutayifashijwemo n'Umwuka Wera. Reka basengera Imana ibakomereze mu byo mwumvise kandi mubigumemo, kandi Imana ibakureho igitwikirizo cya kibatwikiriye gituma mutamenya ukuri. Twese turushaho gusobanukirwa ukuri ari we Yesu Kristo. Reka ngira icyo nongeraho kuri ako kantu. Zizitwe inyigisho zuzuye ariko zibe ari n'inyigisho zuzuye. Ntago ari kubyitwa gusa cyangwa kubyita gusa. Zitwa inyigisho zuzuye kandi ziba ari n'inyigisho zuzuye. Naho inyigisho z'igice ibyo ngibyo Imana izabaza abantu benshi gituma bahabana inyigisho z'igice. Niyo mpamvu iyo wigishijwe inyigisho z'igice ugira ubukristo bw'igice, uhanura by'igice iyo uhawe Imana yo guhanura, wigisha igice nawe uyobora igice. Babyumvise uvuga ubutumwa bw'igice, utekereza ibintu by'umwuka by'Imana ukabitekereza igice, ukerekwa igice, ugahishurirwa igice, uba pasiteri w'igice, ukaba bishop w'igice, ukaba apostle w'igice, mbega uhora uri umunyagice imisi yose. Niyo mpamvu muri iyo fondasiyo abantu bakwiye guhabwa ubutumwa bw'ukuri. Imana ibahe umugisha cyane, turabashimiye. Hanyuma reka dusenga Imana. Mana turagushimiye kuko ubanye natwe muri kiganiro kandi uvuganye natwe ubwiye abantu bose barya no ku isi. Komeza kubaka imitima ya benshi kandi ikiganiro kigere kuri benshi. Mwuka w'Imana akomeze guherekeza ubutumwa bwiza. Turagushimiye ko mfishe gusenga cyubari kibi cyangwa izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye. Nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora